banyarwandakazi ndagira mbabwiza ukuri yuko induru zigiye kuvuga inyarugenge, ibintu bigiye kubera muri ruhago y'inyarugenge. Ni ukuri banyarwandakazi mbatuye umwaka utaha w'imikino, ndagira mbabwiza ukuri ibintu bigiye kubera muri ruhago nyarwanda. Amateka azabyandika, abana bato bazabyiga mu mashuri. Ndagira mbabwiza ukuri yuko iyi Rayon Sport cyangwa se iyi Gikundiro niramuka itageze mu matsinda ya CAF Confederation Cup, nukuri ndabarahiye nzabe mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi bazanyaka ubwene gihugu. Ibingibi ndabivuze umunsi wa none. Iyi ngiyi rwose iyi Rayon Sport ndimo ndareba mu mboni zanjye niramuka itageze mu matsinda ya Confederation Cup, mbivugiye kuri izi mikoro kuri uyu munsi wa none bazanyake ubwene gihugu bw'u Rwanda, mbe mu Rwanda nk'impunzi, kubera ko ibintu iyi Rayon Sport igiye kuzakora umwaka utaha w'imikino. Ndabibatuye banyarwanda, ndabibatuye banyarwandakazi. Wakwibaza ngo bimeze bite rero? Niyo mpamvu nkubwiye ngo bana natwe ku byegeranyo Empire kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu bintu bigiye bitandukanye. Munyemerere manze mbagezo breaking news. Ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha rutayizamu rwose. Uyu nguyu munyemerere banyarwandakazi muhaguruke twakira umukongomano udasanzwe ufite imyaka 20 yonyine y'amavuko, yitwa Shadrack Bing Bello. Uyu nguyu rwose izina rye riraryoshye kurivuga, yitwa Shadrack Bing Bello. Uyu nguyu ni rutayizamu ukomeye cyane. Uyu nguyu rwose aturutse ahangaha muri Mote Mapembe, ni ekipe ikomeye cyane ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rwose yatsinze ibitego 23. Ubona ko ni umukinnyi ukiri muto, ni umuhanga udasanzwe, ni rutayizamu urimo uraca ibintu mu karere, ni rutayizamu urimo uraca ibintu muri Afurika. Ndagira mbabwire ko uyu nguyu ni Mbappe w'abakongomani. Si ibyo gusa, ndagira mbabwire ko iyi kipe ya Rayon Sport yasinyishije Abedi Biramahire. Uyu nguyu nawe rwose ndavuga ngo ni sheri w'abareyo, dore ko yasinyishije umunyamari ukina mu izamu yitwa Drise Kuyate. Aya mazina rwose banyarwanda ndayabatuye muri sezo itaha y'imikino. Si ibyo gusa, yasinyishije Mohamed Sheri, uyu nguyu rwose ndetse na mugenzi we yitwa Ryan. Aba rwose n'abakinnyi bakomeje guca ibintu ahangaha muri Rayon Sport. Munyemerere mbapangire 11 bagiye kujya babanzamo muri iyi ekipe. Ni ekipe y'ubururu n'umweru. Munyemerere mbapangire 11 mu by'ukuri iyi kipe igiye kujya ikinisha, dore ko abangaba rwose bagomba kuba baca ibintu ahangaha mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mwizamu yitwa Drissa Kuyate, uyu nguyu ni umunyamari. Kuri kabiri yitwa Serumogo Ali, uyu nguyu ni umunyarwanda. Kuri mutima defense harimo witwa Youssou Diane, uyu nguyu ni umunya Senegal ari kumwe na Rushema Prince, uyu nguyu ni umunyarwanda. Kuri gatatu hari Musore Prince, uyu nguyu nawe rwose ni umurundi. Mu mutima cyangwa se muri mediane harimo Rashidi ndetse na Ntirindwa ndetse na Bigirimana Abedi. Uyu nguyu babiri n'abanyarwanda, undi nawe ni umurundi. Batatu bataka, uruhande rumwe ni Basane sheri w'abanyarwanda, ndetse urundi ruhande ni Bira Amahire Abedi, bakatakisha uyu nguyu Bing Bello. Banyarwandakazi ndagira mbabwiza ukuri ko iyi Rayon Sport iraramuka itagiye mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ngiyewe ndabivuze banyakubwene gihugu bw'u Rwanda, mbeho nk'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri sinzongere guhabwa icyubahiro nk'umunyarwanda, sinzongere guhabwa agaciro nk'umunyarwanda, ahubwo rwose nemeye kuba impunzi mu Rwanda mu gihe icyo ari cyo cyose. Iyi kipe ya Rayon Sport yabitageze mu matsinda
matsinda ya CAF Confederation Cup. Hanyuma y'igihe kirekire n'ubundi iyi kipe iheruka mu matsinda ngira ngo ni 2018. Igihe niki rero kugira ngo iyi Rayon yongere isubire mu matsinda, dore ko irimo irakora gashya inyarugenge, induru zirimo ziravuga, iri kumanura intwaro zidasanzwe rwose. Abangaba usibye no kuvuga ngo ni bingahe, ndagira mbabwire ko bareyo abanyarwandakazi bakunzi ba ruhago, igihe kirageze ngo noneho Rayon Sport yitwa ikipe y'abanyarwanda. Ndagira nkubwire ngo niba ufana iyi kipe nkorera subscribe gusa, niba ufana iyi kipe rwose nkorera subscribe tujye tubana. Ndashaka kubona bareyo bakora subscribe hangaha kugira ngo nanjye njye mbakubita zandani, mbakubite ubutasi bukomeje kugenda buvugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Nubwo turimo turavuga gutya, ndagira mbabwire ko iyi kipe ya Rayon yatangaje ko itararangiza gusinyisha, dore ko gusinyisha nibwo bigitangira. Abantu benshi bavuze amagambo atandukanye, baravuga ngo muri Rayon nta mafaranga arimo, ngo muri Rayon rwose ngo ubukene bumeze nabi. Ariko ndagira mbabwire ngo ibintu Rayon irimo irakora ntago ari ibintu by'i Rwanda rwose. Ndagira mbabwire ngo hari ikipe izaza nabi muri iyi sezitaha ikubitwe ibitego nk'ibyo muri basket cyangwa se nk'ibyo muri volley, kuko iyi Rayon ndimo ndareba ifite gahunda. Iyi kipe ya Rayon Sport ndimo ndareba rwose, ndagira ngo ibyo umuvugizi wayo yitwa Wasiri, uyu nguyu Wasiri umuvugizi w'abafana yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ubundi iyi Rayon ngo ntabwo yari kwiriye gukina shampiyona y'u Rwanda. Abantu benshi baramubraminga, baravuga ngo rwose Wasiri nibyo wivugira. Wasiri mw'iyi minsi hari imvugo arimo arakoresha, akavuga ngo 11 n'abazungu. Ngiye rwose ndagira mbabwire ngo usibye no kuba ari abazungu, ndagira nkubwire ngo 11 rwose abangaba 11 n'abanyabrazil, 11 n'abafaransa, 11 n'abongereza, 11 n'abanyespanye, kuko iyi Rayon ndimo ndabona igiye gukora agashya inyarugenge. Ndimo ndabona iyi Rayon ikubita amakipe ahangaha, amakipe rwose nk'amagaju naza nabi azaryo muba, amakipe nka za Etenseri, amakipe nka za Musanze asimbona muri sezo itaha 2025-2026 agira ikintu gikomeye cyane akora imbere y'iyi kipe ya Rayon Sport. Nshuti bakunze ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda n'amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.